izina rya Yesu Kristo muri iki gitondo ugeze neza kuduha ubu buryo bwo kuba hano iteka ryose. Iyo wahuzaga abantu bawe habaga hari impamvu ikomeye. Iyi ni ekereziya, itorero ry'abana b'imfura batoranijwe mu ijuru. Turagushimiye kuko dufite ubu buryo bwo gusabana nawe uri hagati muri twe. Igikomeye muri byose ni wowe hagati muri twebwe. Uri sanduku ituye muri twebwe, uri intare iri hagati muri twebwe. Ukomera kose guhari no kubera wowe. Amaso yacu muri iki gitondo nanone akorweho, tubone ibyo dukwiye kubona, twumve ibyo dukwiye kumva. Imitima yacu ifungukire gusingira bikomeye cyane ibyo wowe wandikishije by'iteka ryose, byahozeho kuva kera, mu izina rya Yesu Kristo. Thank you Lord. Selo prashta hondra seta katoshta kelandrova hasavrohostia. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Ndagira ngo dusenge tuhagurutse twese mbabwire icyo dusengera. Nimubona ibi byanditswe byera, Petero yaratwandikiye aratubwira ngo abantu b'Imana bahumekeweho bandika nk'uko umwuka wera abahumekeho kwandika ibyo banditse. Ushobora gutekereza ko igihe bahumekeweho ari cyo gihe ibyanditswe byanditswe byahozeho, ahubwo muri icyo gihe nibwo babaye inspire kubyandika. Byari byaranditswe kera isi itarabaho, ahubwo muri icyo gihe nibwo hari uwari witeguye yakiriye inspiration y'ibyanditswe. Mujya mwumva ibyanditswe bivuga ngo ngiye kubona mbona ibitabo mu ijuru birabumbuwe. Hanyuma ibyo bitabo byari byaranditswe kera. Ibyo bitabo byabumburiwe abo bandikaga bahumekerwa ku nyandiko zari zanditswe deja mu isi y'umwuka, barazitwandikira bahumekewe n'umwuka w'Imana. Byitwa ibyanditswe byera, byahozeho kera. It was just given to us, byaraduhawe. Kubw'ibyo bivuga ngo niba tugiye kumva ibyanditswe biva mu isi y'abadapfa, turi muri iki kirere, hari attitude dukwiriye kugira kubyakira. Ibintu byose bivuzwe mu isi y'abadapfa, ijambo rimwe waryandikamo igitabo. Imagine rero niba ijambo rimwe mu isi y'abadapfa ushobora kuryandikamo igitabo muri iki kirere cy'abantu. Tekereza dukwiye kuryakira gute kugira ngo twumve ibyo bintu bidapfa bidashira bihoraho muri iki kirere. Hari attitude, hari inyifato y'imbere mu mutima dukeneye kugira ngo tutagira icyo duhusha. Ugiye kwisengera rero mu munota umwe cyangwa iminota ibiri. These ancient words, aya magambo ya kera yahozeho, yamanuriwe kugira ngo anyigishe, yamanuriwe kugira ngo ampumure amaso. Ibi ni ibyanditswe byera biri sacred, babyita biri sacre. Ni ibintu bitunganijwe, byatanzwe ku bwanjye nawe. Ibi guhishurira ibintu byahozeho uko biri nuko bizasoza. And therefore umutima wawe ugomba kwitegura kwakira mu buremere bwabyo. Nicyo gituma dusenga, nicyo gituma turirimba ngo ahari umutima wawe wikorera uburemere bw'ibyanditswe byera bituruka mu mutima w'Imana idapfa, kugira ngo nawe nubyakira wakira uko kudapfa mu mutima wawe, mu isi yawe, ubiheshejwe no kubyakira. Ndagira ngo wisengere mu izina rya Yesu Kristo.
mu izina rya Yesu Kristo. Umutima wanjye, umutima wawe, imitima yacu ibashishwe rwose, ibashishwe rwose, ibashishwe rwose, ibashishwe rwose kumva aya magambo y'ibihe byose, gufungurira umuryango w'iteka ryose, the portal of eternities. Turi kwinjira muri koridoro z'ibihe byose za eternite, twinjijweyo n'aya magambo y'iteka ryose yaduhawe. Rohosha rahatakato rava adaya. Imitima yacu, ubwenge bwacu, imibiri yacu, ikitugize cyose cyishashe imbere yawe, kugira ngo cyakire ubu butunzi butagira akagero, cyakire ubu buzima buva ku Mwana, cyakire akagakiza kava ku Mwana, kaba komunike mu magambo ariko bikaza birenza amagambo, kuko ari umwuka. Uravuze ngo amagambo mbabwira ni umwuka kandi ni ubugingo, ntabwo ari amagambo asanzwe. Uravuga ngo inyuguti iricisha ariko umwuka atanga ubugingo. Uyu mwuka usohoka mu ijambo ryawe winjire muri twebwe, nk'uko Ezekiyeli yabibonye, ngo agiye kubona umwuka umwinjiramo ngo umushingishe ibirenge. Barabwirwa mwana w'umuntu, utega amatwi wumve. Nubwo yari acyamye, uwo mwuka umwinjiye mu mubiri arahaguruka, umwuka w'ijambo ryawe yinjira mu mibiri yacu, twumva ijambo ryawe, adushingisha ibirenge, akore ku bwonko bwacu, akore ku mibiri yacu, akore mu bugingo bwacu, maze duhagarare twemye ngo tukumve neza mu izina rya Yesu Kristo. Igihe ijambo ryawe rivugwa, nta kintu na kimwe cyagitambika imbere. Aya niyo mababa atugurutsa akadutwara hirya y'iyi si irangira. Borahasa aradoshata aba bayasora hatakataba ora hatabadaba. Yahinduye abarobyi, abarobyi b'abantu, yahinduye abicanyi, abahindura isi, yahinduye Sawuli ahinduka Pawulo, ntacyo na kimwe kitahinduka. Rasatara batakata. Aya magambo yawe y'ubugingo, abayumvishije barwaye barakize, abayumvishije batariho babayeho, yasuye abapfuye. Natwe mu gihe cyacu the same word, ijambo ni ryarindi, umwuka ni wa wundi, the same word, rya jambo n'ubundi. Imibiri yacu iriteguye, intekerezo n'ubugingo bwacu ntabwo ari twe twikiza, ni wowe udukiza. Let your word, jambo ryawe ryinjire, ribona aho ryicara, rifite icyumba gihagije, ryisange, ryisanzure muri twebwe twese, rikora umurimo waryo muri twebwe, gukurituma kugira ngo ridapfa ubusa, ahubwo ritanga umusaruro. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, tumushimire, tumushimire ko ari cyo kiri bubu uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Thank you very much. Mwicarire mu bwiza bw'Imana. Reka tubanze twakirane muri iki gitondo. Dukeneye kwiyumvamo ikaze, tukaba umwuka umwe, kugira ngo dushobore kumva nta kintu na kimwe kitubangamiye. Reka twakirane rero. Ni umugisha kubona umwanya wo gusabana n'Imana, kandi biri ni iby'ingenzi. Guhura kwacu biba bivuze ngo ingingo ziba zaje hamwe, kubera ko njyewe nawe turi ingingo zigize umubiri umwe. Izo ngingo zigize umubiri umwe, nta rugingo na rumwe rushobora kubaho ukwarwo. Buri rugingo rukenera urundi kugira ngo tubeho. Ikindi
nubwo tuba duhuye gutya mu buryo bugaragara, mwibona mwicaye aho, siho mwicaye, ahubwo mwicaye muri Siyoni. Abaheburayo igice cya 12, twaje kuri wa musozi wa Siyoni. Icyo nicyo kirere tuba twicayemo. Itorero ntago ryagombaga kuba kahari, itorero ryagombaga kuba ekereziya, bivuze abana b'imfura. Of course banditswe bahuriye ahantu hamwe. In fact ekereziya byavugaga ngo iyo abo bantu bahuraga nibo bategekaga uko ibihugu bitegekwa, uko ibihe bigomba kugenda, uko iminsi igomba kuba. Ihuriro ry'abo bana b'imfura banditswe mu ijuru nibo badetermine uko ibintu bigenda. Ibyo bisobanuka neza iyo abantu twese duhishuriwe indeed ekereziya icyo ari cyo, icyo itorero ari cyo. Nyine iyo witegereje ubona amakuru ntayo, cyangwa niba hari ntaranafata kumvikanisha uburyo itorero ari ikintu gikomeye. No kuvuga ngo ibintu byinshi bibaho itorero ribifitemo uruhare. Where the church goes, the nation goes. Mwarimu bizi ko aho itorero riri biba reflete mu mibereho n'imiterere y'igihugu cyabo. Aho rihagaze. Wowe ushobora kubyitiranya ukavuga ko hari amatorero menshi. Forget, sindi kuvuga amatorero menshi, ndavuga church, ekereziya ya vrai. Ahijya niho igihugu kijya. So niba mushaka kwimagine state ya church, mureba imibereho iri mu gihugu, ubwo uhita umenya uko itorero rihagaze. Ariko ikibazo gikomeye ni nko guhabwa uwo mwanya w'icyubahiro, ntubimenye ko ibiri kuba ubifitemo uruhare kubw'agaciro n'umwanya washyizwemo. Aho itorero rijya niho igihugu kijya. Uko niko Imana yabidesigninze, yabitegetse. Mubyibuke ko itwita ubwoko bw'abami n'iki n'abatambyi. Bivuze ngo nibi babona nk'abami n'abatambyi. In fact Petero yaravuze ngo a royal priesthood. Bwa mbere akombina umutambyi, amukombina n'amaraso ya cyami. A royal priesthood. Ntago ari umutambyi wahamagawe ibwami ngo akora iby'ubutambyi, ni umutambyi uvanze na royalty, akaba ari umwami at the same time ari umutambyi. Ubundi iyo kombinezo nibaho yabayeho gusa rimwe muri Kristo Yesu. Ariko ngo natwe ngo muri ubwoko bw'abami n'abatambyi. Abo nibo badetermine uko ibintu bigenda, kuko ijambo ry'umwami ryose rihinduka itegeko. I'm talking about, sindi kuvuga abami bandi, ndi kuvuga wowe. Wowe uyu munsi wa none. Noneho mbwira ihuriro ry'abami, abami bahuye, uko niko Imana itubona. Wako ari wowe, kandi ubwo ari wowe, nta wundi dukwiye gutegereza. You are already here. We have hope in you. Tugufitemo ibyiringiro. You are the solution. Reba nk'umuryango wavutsemo, you are the answer. Don't hope undi muntu uzaza. Nta wundi utari wowe, nta wundi utari wowe. Kandi Imana igufitemo ibyiringiro cyane pe. Imana ishimwe cyane. Itorero ntabwo ari abantu boroheje. Ubo nibo biyoroheje, nibo bicishije bugufi, ariko guca bugufi bitari byo. Kwisusuguza cyangwa kwisuzugura muri bo bituma nta musaruro utangwa. Kandi mbabwira iki, buri ibyo wibwira isi n'isanzure rirabisoma.
ntabwo ndi kuvuga ngo kuko ugenda ukabya abantu bose ukandagira, no, uko wibwira uba uri gutanga amakuru ndetse uba uri gutegeka uko ibintu bigenda. Nimwumva ko twaririmbye ngo isi yacu umudendezo wayo uri mu magambo twatura. Mukwiye kumva kwatura ni homologia, ni ukwemeranya, byaba bikoresheje akanwa cyangwa intekerezo. So bivuze ngo ushobora kuba uri kuvuga cyangwa utabuvuze ucecetse, ibyo wibwira ucecetse isi iri kubyumva kandi ikabyakira, ikavuga okay, ibyo uvuze turabikora. Ni ibiki uvuga rero ucecetse? Aho naho hasoma it's you, ni wowe. Igihe isi ya mbere, si isi ya mbere, ku gihe cya Nowa, igihe bari bagiye kurimbuka, hari icyabaye ngo kwibwira kwabo kwari kubi by'iteka ryose. Imana ibona ko kwibwira kwabo ari kubi, kumbe bari gucreate urupfu, bari gucreate end, bari kurema ibyago n'akaga batabizi. Buryo uko wibwira gutyo, ntugire ngo nturi kwisenya unasenya umuryango wawe bucece, ukuri kwibwira nabi ni we biheraho bizaniye damnation, bizaniye destruction. Abantu nibo birimbura bazize kutamenya, baruvumbuye mu by'ukuri aho washyizwe n'uwuriwe. Ntiwakongera kwemerera gutinda mu ntekerezo mbi, ntiwabitindamo, wahita ugaruka vuba ukibwira uko ukwiye kwibwira, ukaba ubizi ko iyo uri kwibwira hari ikintu kiri kuba. Imana ishimwe cyane. Wari ubizi ibyo bintu? Uzi impamvu twese tuvuga ngo urumva ngo ubuzima ni gatebe gatoki? Iyo gatebe gatoki look, listen to me, mwumve iki kintu. Yesu yabwiye Marita na Mariya, right? Arababwira ngo mwize, ngo uyu munsi ni wizera urabona iki? Ubwiza bw'Imana. Uyu munsi mu mitima yabo bari bazi mu nyigisho zabo ko hazabaho umuzuka, ariko ku munsi w'iki? W'imperuka, right? Mu magambo ye aravuga ngo ninjye kuzuka ni iki? Sarabwira ati koko ibyo bintu murabyizeye? Mariya na Marita uko babyumvaga kubera gahinda siko babyumvaga. Babwiye Yesu ko bari convinki ko musaza wabo azazuka ku munsi w'iki. Urumva iyo conviction abantu benshi barayifite, uburyo abantu bazazuka ku munsi w'iki. Now kambaze ikibazo cyoroheje, ese kuri uwo munsi w'imperuka bagombaga kuzurwa n'umunsi? Kuzuka n'ubugingo bahagaze imbere, ariko bibwira ngo uyu munsi ni mwize, murabona iki? Biranashoboka ko umusaza wanyu yakora iki? Yazuka. Baramubwira ibyo turabizi, azazuka ariko ku munsi as umunsi niwe bategereje, bawufitemo ibyiringiro uwo munsi ko uwo munsi uzakora akazi. So question, ni uwo munsi uzura cyangwa ni kuzuka ni iki? N'ubugingo. Na wahagaze hano, kwa hagaze ahuri, kwa rahuri kucyo bi project ahazaza. Kuki witonda ukavuga ngo ndabizi bizaba? Kuki uvuga ngo bizaba? Kuki bitaba nona? Ikizabikora ni iki? Ni wowe cyangwa ni Imana? None kuri kuvuga ko bizaba kandi hari nona, kuki utumva ko byaba nona? Nubundi si wowe ugiye gukora iki? Kubikora. Do you realize uburyo ibyiringiro tubifite mu munsi kurusha umuntu? Umunsi umwe nzakira. When? Ryari? Uzakizwa n'iminsi? Hari n'igihe wibaza twizera iki? Mu by'ukuri turamwizera? Twizera Imana? N'ibintu byose uteganya kuzabibona mu myaka 10
ibyo umenye ko ari wowe ubyishyiriyeho, si Imana ibigukiriyeho, kuko ibyo yakora mu myaka 10 yabikora no muri uyu mwaka. Amen. Ngeze kure ndi kubasobanurira, ndi kubakira nako. Narebye mbona afitemo iminota. Babyita to minister, ntago ndi minister, ministration. Ibyo duteganya, urumva iyo tubikubise mu ntekerezo zacu nk'abantu munsi y'abapfa, duhita tuvuga mpamya iminsi nibwo nzayabona. Mpamya iki? Iminsi. Iyo minsi you see, uri kushyira ibyiringiro muri wowe, because kuri wowe ukeneyemo iminsi. But do you think wakeneyemo iminsi? Ni wowe uri gucreate icyo bita time and space. Nuvuga ngo igihe nitwe tukirema tukagishyiraho tukavuga ngo yabye kuba nonaha, ahubwo tubisunitsa hazaza. Iyo minsi uri kubisunikaho, ba yaravuze ngo uyu munsi ni wizera Mariya urabona ubwiza bw'Imana. Niba muri kubyumva ikibazo kirimo hano, the way we think, ibi byo tudasingiye byose tubiprojecta hazaza, ibi turenzeho byose tuvuga cyo kora bizaba. Kuzuka n'ubugingo ari muri wowe arahuri. What do you expect? Kucyumuzo ni nkaho uri kumbwira ngo ya ntugire icyo ukora, bubiretse nzabyikorera mu minsi iri imbere. But he wants to do it now. Ashaka ko bikorwa nona, right? Muzicyo tugiye gukora umunota umwe, ufunze amaso yawe, ufungura umutima, expect ko biba none. I don't know what it is. Icyari cyo cyose, right? Icyari cyo cyose. Kucyo nagukoreraga kwari kukuzana muri iyo dimension, kukuzana muri icyo kirere. Open your heart, believe. Si wowe n'ubundi ugiye kubikora, kuki wivuna? Let him do it right now. Abikore nona. Father, thank you. Data turagushimiye. Ntibegusaba iminsi, ntibegusaba ibihe. Uri nyiri ibihe, uri nyiri iminsi. Ibyagakozwe mu myaka 10 kuki bitaba uyu munsi? Ibimara igihe kinini kuki bitagabanyijwe igihe bikaba uyu munsi? Kubera iki? Se ni wowe udabishaka? Oya data, oya papa, urabishaka. Wakuyeho Kronos, ushyiraho Kairos. Wakuyeho ibihe, ushyiraho iteka ryose, eternite. Kugeza igihe umuntu wese witeguye, igihe cyose umuntu abyiteguriye biraba. Uko yiteguye biraba. Uyu munsi turi hano turi kuvuga yego. Yes Lord. Ndasenze ngo ibyo abana bawe bose bari guteganya mu myaka myinshi turabigaruye. Bye kugiyo hirya babirejesa, babiprojese kure, turabizanye kubw'imbaraga z'ubumana, kubw'imbaraga z'umwuka wera. Bye kuba muri icyo gihe cya kera, bibe nona. In Jesus mighty name, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, we receive it. Turenze izo nzitizi zose zari ziri mu ntekerezo zacu. Ibyo bihome byubatswe mu ntekerezo zacu bitubuza kumva ko byaba nona, tukabyumva ko bizaba. Ibyo bihome birasenyuka mu ntekerezo zacu. Ibyo bihome by'imitekerereze njyahabi. O sharahatora katabarabara yela roba. Oh Jesus, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Iki cyerekana ko byabaye nuko biturenga, niki cyerekana ko byabaye ari we wabikoze, nuko tubibona bitangaje, na ruhare ahubwo bigaragara ko ari wowe. Ngo wirata wese yirata Uwiteka. Tumenye kuri kumwe natwe, ugendana natwe, utwitaho, ushaka ko tugubwa neza, tumererwa neza, ko ibyacu bikureba, ko ibyawe ari byo byacu. Rahasita rabanagaya rabosha. Imana that is affectionate,
affection yawe iri kuri twebwe, ukorwaho kuko utari kure yacu, ahubwo wabaye imwe natwe. Kasera bahaso bratia. In Jesus name, turabyimoye tubizanye ubu. Buri wese ahabwa ishimwe riturutse mu kanwa ke, atangazwe n'igishobora gukorwa. Lehera basaya, waravuze ngo uru rusengero narusenya narwubaka mu minsi 3. Baratangara kuko rwari rwarubatswe imyaka myinshi, ariko uravuga ngo ibyo nibisimbikeneye, nyeneye gusa iminsi 3. Asara dahaba, nkacungura isi yose, nkazura abapfuye, nkagarura abari barapfuye bose mu minsi 3. Nkahindura ikuzimu, nkahindura mwisi, nkahindura ijuru, nkabahindura abandi iminsi 3. Ibyafashe imyaka myinshi wabizingazinge mu minsi mike. Orahada bara, uri data w'ibihe, uri data w'ibihe, uri data w'ibihe, uri data utegeka ibihe. Thank you Lord. Mahadovosa. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mu izina rya Yesu Kristo niko bibaye. Amen. Amen. Hallelujah. So muri iki gitondo ntuze kwibagirwa ko ibyo ari Imana yabikuganirizaga. Muri benshi mwabiteganyaga hirya. The Lord is saying no, let it come close. Ubwo ubonye ishimwe mu mutima wawe. In case uri kuvuga ngo ubuse mbibonye narababwiye ibintu bya Hana, right? Hana wari mavuga Mana rira Mana. Eli yamubwiye ijambo rimwe, aramubwira bigende bikubere gutya biri mu mutima wawe, bikugendekere neza. From that day ngo acya mu maso, ibintu byo byose birayi acya mu maso, ntacyarabona. She believed. That's it. You know, kugira ngo bibe by'Imana bigomba kuba simple. In fact bikomeye umenya ko nta Mana irimo. Mekanike wapi? Simple. Amen. Simplicity y'Imana nabonye abantu batarayumva. Iyo batabanje gukora babumva Imana wapi. But God is here.